Ene programu Olwatuuka. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Ça c'est l'inspiration de la musique sur la télévision Munambeho. Ene programu ekwata ku bayimbi ne music. Munambeho TV, kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, liziba bomo ilibela. Munambeho TV, ensuro y'obulamu. Twongeye kubasuhuza abadukurikiye kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Nkuko twari tumaze iminsi tubateguza, rero uyu munsi twakiriye umuhanzi ari buze kubibwira mu kanya kari imbere. Ariko izina dukunda kumubonaho cyane ni Emmy, guturuka mu burasirazuba. Uyu munsi akaba yaje mu kiganiro kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Twatangirana rero n'umuhanzi wacu nkuko bisanzwe, muri make ku kapera cyangwa se atunyurizaho gake ku nganzo ye, tukamwakira nk'umuhanzi, hanyuma tugakomeza n'ikiganiro. Ni karibu umwanya n'uwanyu. Nabonye abami batanga, mbona ingoma nyinshi zisimburana, ndetse n'abakomeye bo mu isi barapfa baribagirana, ariko ingoma ya Yesu yo ntizahanguka namba. Nabonye abami batanga, mbona ingoma nyinshi zisimburana, ndetse n'abakomeye bo mu isi barapfa baribagirana. Yes, ni Emmy, and umuririmbyi uri indirimbo zimbaza Imana zikanaramya Imana mu mugisha. Nemeye umuhamagaro, naje nanjye kuri Munambeho TV. Imana iguhe umugisha, urakoze cyane. Hanyuma turi kumwe na mugenzi wacu rero mumaze iminsi mubona kuri Munambeho TV, uri kwimenyereza umwuga w'itangazamakuru, Eric. Reka nawe abibwire abasuhuze mu izina rya Yesu. Nanjye nitwa Eric Bahati, kabandi umwe mu muryango wa Munambeho TV. Ndabashimiye cyane, ndabishimiye kandi ngubwe neza. Yego, muraza kongera ijwi kugira ngo abantu barusheho kutwumva neza badukurikiye. Hanyuma rero Emmy, reka dutangire n'ikiganiro cyacu wibwira abantu badukurikiye. Emmy ni muntu ki? Hari abantu baba bibaza Emmy ni muntu ki, cyane cyane ko tumaze iminsi yarabo tugenda tubibwira ku mbuga zitandukanye ko turi bukwakire uyu munsi. Emmy rero ni muntu ki? Uraza kutwibwira mu buryo burambuye, tubwire stati yawe, tubwire family background, naho utuye ubu ngubu, ndetse n'ibindi bikorwa bya buri munsi, kugira ngo abantu barusheho kukumenya by'umwihariko. Ni karibu. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Ibiganiro kuri Munambeho TV. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Ça c'est l'inspiration de la musique sur la télévision Munambeho. Ene programu eyogera ku bayimbi ne music ku Munambeho TV. Emmy yitwa Twagira Umukiza Emmanuel mu buzima busanzwe, amazina ari kwiranga muntu, ariko muri industry ya gospel nitwa Emmy. Nduruka rero Bugesera, ni hari Nyamata mu ntara y'Iburasirazuba. Barahuzura umujyi wa Nyamata, niho nturuka. Hanyuma mvuka mu muryango w'abana barindwi, nkaba imfura muri bo, mfite ababyeyi bose, papa na mama bariho, bose batuye aho ngaho hafi aho, ntabwo ndi kure yabo. Emmy muri make ni uku nguko, akaba rero akunda umuziki, akunda kuramya no guhimbaza Imana. Hariya Nyamata muri ADPR niho barizwa. Ibiganiro kuri Munambeho TV. Ene programu Olwatuuka.
iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Ça c'est l'inspiration de la musique sur la télévision Munambeho. Iyo porogaramu ikwata ku bayimbi n'imyuziki. Yego, Emmy ni umusore, ni umugabo arubatse, bimeze bite? Emmy amaze imyaka 3 akoze ubukwe. Kugeza ubu afite abana 2. Yego. Hanyuma Emmy, uri mu bantu babashije kugana ishuri, ese level of education bimeze bite? Umuziki wawe ushobora kuba ukomoka kuko wenda wize ibijyanye n'indimi cyangwa se n'ibindi, cyangwa ikaba ari impano yawe bwite? Urasobanura abaduteze amatwi level of education, hanyuma unatubwira muri make uhita winjirira mu kutubwira ko impano yakujemo inspiration y'umuziki wawe ni kare. Yes, bakera muri 2002 nari muri primaire, niho nkajya numva nkunze imiziki, kuzamuka ngeze 2008 nsoje primaire nakomeje gukunda umuziki, gusa ntabwo umuziki ndaherewe ntabwo nakundaga gospel music, nabanje gukunda secular music, ntabwo ni umuziki abantu basigaye bita ngo ni w'isi n'imisi. Niga secondaire ngeze mu wa 3 tujye gukora trokome, niho nibwo nabwiye ababyeyi ati nk'imisi ndi gukunda umuziki cyane, ndashaka yuko mufasha nkagura radio ya Sonateke murazizi za kera radio cyane cyane nkazira bahaga inyangamugayo tuzibona. Yes. Noneho kubera ko nakundaga imiziki nagendanaga n'agakayi n'agakaramu, bavuga umuhanzi kuri radio ngahita mwandika, bavuga umuhanzi ngahita mwandika. Nakundaga abanyamerika, hari abantu bita ba Pitbull, abantu bazi abanyamerika barabazi, nakundaga bari ba Niyo, ngakunda ba Shaggy, ngakunda abahanzi b'abanyamerika cyane. Ariko no mu Rwanda naho nkabakunda, ba Dominique Nick bazamuka ndabyibuka. Umva ariko cyane sinkunze iyo muziki ya gospel, umva shaka gukunda gusekera ibyo akayikuzi bwo kwandika abahanzi n'indirimbo za kujye wambaza umuhanzi ngatamubwira izina ry'indirimbo narayumvaga ijwi ngahita n'icyo ubwo kugeza no amajwi yabo yego ntiyamvuyemo, ubwo ninjiye muri gospel. Hanyuma nibwo ngeze trokome, nibwo natangiye n'ibintu byo gusenga njya mu gukizwa, ariko nuko gukizwa natekereje ko ngomba guhindura injyana ndimo ngakora gospel. Nibwo naje rero kujya mu bintu bya gospel muri 2012 mu kigo nigagamo, hazamo ibintu byo kujya dusenga, ninjiramo gutyo ibintu by'umuziki mbitangiramo gutyo, ariko nkaba nta bushobozi nari mfite. Iyo porogaramu abatuka. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Ça c'est le dialogue, inspiration de la musique. Iyo porogaramu ikwata ku bayimbi n'imyuziki ku Munambeho TV. Ça c'est de la vie interne. Hari ikintu nazibagira ubwo naganiraga n'ikinyamakuru bwa mbere inyarwanda.com, tuganira barambaje se niki cyatunyuza mu muziki, niki cyaguteye kuba uza mu muziki? Ndababwira ati rero ngiye nakunze umuziki kuva kera ngifite imyaka 8 2002. Hanyuma mbabwira ko cyane nari mfite icyifuzo gikomeye cyane, ndavuga ati byibuza icyama nkazapfa nibura nsohora indirimbo imwe. Nicyo cyifuzo nari mfite, ndabwira ati Imana byumve, kugeza ubu ufite icyifuzo gikomeye, ndavuga ati cyama byibuza nzapfa nsohora indirimbo imwe. Abanyamakuru barasetse baratembagara. Twongeye kuganira none dusubira muri ya nkuru, ati none ariko ugize indirimbo zingahe? Ati none ngize 3, ndabona naranze gupfa none nawe. Ati ari umugambi Imana ifiteho, ari icyo ishaka kunkoresha mw'iminsi, ubwo niyo mpamvu wenda ntagiye, ariko icyifuzo nshima Imana ko ibyo nagambiraga icyo nifuzaga cyashubijwe. Kugeza ubwo nuko natangiye 2020 maze gukora ubukwe, nibwo natangiye kujya muri studio. Hari umumama bita Intare y'Ingore cyase, ni umusitari baramuzi. Turamuzi natwe cyane. Muramuzi. Niyo muntu nifashishije kugira ngo indirimbo ya mbere nahereyeho yari True Story. Yari True Story vuga ati nibazaga nihe habizera tuzaba, yaje turafatikanya aramfasha tukora iyo ndirimbo.
aba mu cyimbo cya mama kugira ngo tugaragaze muri make ubuhamya bwanjye. Story rero ni ibintu byambayeho, abantu batarayibona bagende bayirebe, barahita babisanije, barahita bamenya ubuzima bwanjye. Yego. Emmy rero nuko natangiye ninjiye mu muziki wa gospel. Ujya muri studio bwa mbere uko wabitekerezaga winjira muri studio, wasanze bisa nuko wabitekerezaga mbere yuko uyinjiramo? Muri make ni ihe shusho wahise ubona mu mutwe wawe no mu maso hawe ya studio, ndetse nuko wahise ufata impano yawe nyuma yuko usohotse muri studio? Yes, nkinjira muri studio ndabyibuka nibo bwa mbere ubwo narengeye no muri etage. Aba narengeye muri etage, studio iri hariya Kimironko. Ari Kimironko nibwo nazamutse, hari abasore b'inshuti yanjye tugendana n'abakobwa, ngo twazamutse mabwira tungubu sinzi ibintu bibaye mu buzima bwanjye, nanjye menya naraye ku marembo y'ijuru ko Israel mboye. Narishimye numva sigewe ni bwa mbere ngiye muri etage, ndavuga tuwiteka Imana ashaka kunkoresha iby'ubutwari. Ishusho byamaye icyo gihe numvise ntazacika intege gukora umurimo wayo gucira mu ndirimbo zo kuririmba no guhimbaza Imana. Munambeho TV, kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, lisiba bomo ibera. Munambeho TV, ensolo y'obulamu. Hanyuma rero winjiye muri studio, usohotsemo indirimbo yawe kugira ngo ikugereho bwa mbere yamaze nk'igihe kingana iki? Nari mfite amashyushyu, nari mfite ndavuga ati nshaka kwiyumva ijwi ryanjye bwa mbere, igiye muri nshaka kwiyumva ijwi ryanjye bwa mbere. Wait producer niza gutinda bimara iminsi 2 cyangwa itarangiraho. Narabwiye ati byibuza kubera ko wenda ubuzima bwari bumaze guhinduka, ndavuga ati nimba ari ikibazo cy'amafaranga uyinkorere neza ariko ndakongera ikitiranje. Ubwo ndapanishije abandi bari muri indirimbo zibari nyinshi. Ubwo rero yarabinkoreye birihuta, ariko nahise nibutsa no gukora video no mubyeyi kugira ngo nkunde ngaragaze true story yanjye hakiri kare. Ubwo birumvikana nta minsi yamaze wahise uyibona, urayumva uranishima kubwo kumva umuziki wawe wa mbere, ukora na video yayo birasohotse. Iyo studio wakoreyemo ni iyihe? Ayita Ovis Record. Umuproducer gukoreye bwa mbere ninde? Nita Moses. Moses ndamubona. Moses uramuzi kuko impamvu twakuranye yari yabanje no gufasha kuri aya ndirimbo. Ndavuga turi mu producer twatumaze kuba inshuti. Ndavuga atari ko noneho ngomba kunkorera indirimbo. Moses akora umuziki mwiza, njya mukurikira cyane cyane, afite solo noneho y'umwihariko ku bantu arihariye kuri solo yiwe rwose iteye ubwoba. Hanyuma rero ubwo winjiye muri studio, ukoze indirimbo ya audio, ukoze ya video, bwa mbere ziba zirasohotse, hanyuma nta zindi ndirimbo waba warakoze nyuma yaho z'ama audio? Ese umaze gukora audio zingahe kugeza ubu, video zingahe? Ni karibu kugira ngo badukurikire. Yes, kugeza ubwo numvaga nshaka ko ninkora indirimbo ireba live. Nuvuga ngo nakomeje kugenda nzikora live, video na audio biri kumwe. Kugeza ubu izi size dukoranye kino kiganiro, ntaje kugira indirimbo 3. Indirimbo 3 zose ni video, sohoka ari video live. Ubwo muri make audio ni 3 na video ni 3. Yes. Kandi urakataje mugamba kuko nge numvise imwe mu ndirimbo zawe, indirimbo nakunze cyane n'abantu bakunze kumbaza bakurikira Munambeho TV. Turaza kubivuga na wenda nyuma y'ikiganiro tunyurizaho muri make kugira ngo abagukurikiye baze kurushaho kuyumva, banabone nyirayo wayiririmbye live kuri kamera ya Munambeho TV. Ndumva uza kubitwemera biri buze kuba byiza kurushaho. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Kaze muri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Sobanuriza ku Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, ensolo y'obulamu.
muri make uratubwira niba hari ibiterane cyangwa amakonseri waba waritabiriye, by'umwihariko ibikomeye muri byo ndetse n'abahanzi mwaba mwarakoranye ku ma stage muri ibyo biterane witabiriye. Umwanya ni wawe. Yes, kugeza ubu ntabwo natangira kujya mu makonseri kubera ko numvaga nshaka umuziki ufite rebo izajya imfasha kumanaginga, kuko mu buzima busanzwe hari akazi mba nkora kamugize cyane gatuma namenya kwimanaginga kujya mu makonseri mu make. Muri iyi minsi nibwo nabonye rebo turi gukorana iyo bitagira Muzika, ariwe wese ifasha no gusohora indirimbo iri guhitinga cyane muri iyi minsi, ubwami bwiza. Usibye kuba naririmba mu macaci asanzwe mu bitaramo byaho hafi, ntabwo ndajya mu makonseri akomeye, kuko nidusoza ikiganiro ndi bunabatumire abakunzi ba Emmy muri video live ndi gutegura hano imbere, kugira ngo izamfashe no gutegura konseri ndi gutegura mu uyu mwaka mu mpera zayo. Ariko nkabanza gutumira n'abakunzi banjye, abantu bankurikirana, kugira ngo muzaze tutaramane live turi iyi na Munambeho TV ndumva izaba ihari, nayo igomba kuba ihari, tuzitabira ubutumire. Yego. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Ibiganiro kuri Munambeho TV. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Ça c'est l'inspiration de la musique sur la télévision Munambeho. Eneye programu eyogera ku bayimbi ne music ku Munambeho TV. Hanyuma dukomeza, birumvikana ntabwo urakora album ngo yuzure na launch ntiragera, ariko nabyo biri gutegurwa. Hanyuma hari ikibazo isubirizamo nayo ngiye kukubaza cy'abaterankunga, abantu bashobora kuba bagufasha mu muziki. Hari abo mwatangiranye, hari n'abo mumaze gukorana Gira Music, muri gukorana muri iyi minsi. Gira Music izakumanaginga mu buhe buryo? Ese izakumanaginga gushakira tere ukoreramo, cyangwa no guhera ku muziki ujya muri studio kugeza ugeze hanze n'ibindi byose bizakurikiraho? Yes, Gira Music dutangiranye vuba, ariko ni rebo iri kumfasha kumanaginga ibintu byose, yaba n'ibitaramo dutegura, yaba ari uburyo bw'umuziki. Gira Music turi kumwe, gusa siyo yonyine, hari n'andi marebo turi kumwe. Hari niyo bita Just Business Group, ikorera hano Kibagabaga. Hari niyo bita Isano Media Entertainment, zose zikorera hano Kibagabaga. Ni ukuvuga ngo ayo marebo yose agenda afasha, ariko by'umwihariko kumanaginga umuziki n'ibyo bitaramo n'iki turi kumwe na Gira Music. Yego, na Munambeho TV turahabaye rero, by'umwihariko na Munambeho TV ubwo twabaye inshuti cyane, ubu nawe wiyongereyemo abantu bagiye kujya bamfasha cyane ko Munambeho TV natwe dufite management. Hanyuma kuri Munambeho TV family ujya ubaho, bimwe na bimwe urabikurikira, ibitaramo n'iki, nawe ukaba uri umwe mu bafatanyabikorwa wa Munambeho TV muri iyi minsi. Hanyuma rero dukomeza, nifuzaga kukubaza niba hari insengero muri izo management uvuga, cyangwa se ababwiriza, abakozi b'Imana batandukanye bashobora kuba bari inyuma y'umuziki wawe, mu rwego rwo kugira ngo umuziki wawe utere imbere, wenda waba usengera, haba n'ahandi. Ari ukuntu umuntu korali mwikundira ikamugira umuntu wabo, ukavuga uti aho twagiye nka korali tugomba kujyana n'umuntu wacu, pasiteri runaka aho nagiye umuhanzi wanjye ngomba kumwitwaza. Muri ubwo buryo nibwo nshaka ko utuganiriza no muri make. Yes, ifite management benshi, usibye no mu izo karitsiye mbamo ni benshi, kubera ko by'umwihariko muri izo nsengero za DPR, kubera uburyo nabafashe cyangwa se nabahaye ibyo bashaka, bari bitegereje muri njyewe impano indimo kwisohoka. Tara abantu badusengeye kuva na kera tukiri mu nsoro za mama bacu. By'umwihariko rero abo bantu bari bategereje ikintu kizamvamo, baravuga ati indirimbo ya mbere turayibonye, turakwishimiye, komereza aho. Bafasha kugenda bamuza n'abandi bavandimwe, kugeza ubu sibo gusa, baba abapasiteri, baba abashumba, n'abandi ku mateleviziyo atandukanye. Ngira ngo tuhagane mu kanya n'Isibo TV, twari turi kumwe umunyamakuru wita Christian, amfasha cyane kugira ngo urwego kugira ngo umeze kuzamuka. Ajya ku Izuba TV umunyamakuru wita Mirere, nawe byumve ndamushimiye kuri icyo kinyamakuru. Ni benshi kuri RTV
bita DJ Shine uri gukora ikiganiro mu gitondo ku cyumweru no kuri Magic FM kuri Salus ni benshi bari kugenda bamfasha by'umwihariko rero na Munamba TV nuko twabivuze yiyongereyeho mwese ndi kubona ko muri kugenda mumfasha hamwe n'abo bashumba nakubwiye tubana mu buzima bwa buri munsi hari Nyamata aho bitarango bose bagenda bamfasha ibiganiro kuri Munambeho TV. Emeye porogaramu Olwatuka. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Ça c'est l'inspiration de la musique sur la télévision Munambeho. Emeye porogaramu ikwata ku bayimbi ne music. Hanyuma rero dukomeza wenda n'ikiganiro cyacu, hari igihe umuntu atangira umuziki ariko akagira umuntu umwinspira cyangwa se umuntu umufasha yumva ibihangano bye ukora umurimo nk'uwe akavuga ati ibi byanga bikunda akamubera nka role model. Ni uwuhe muhanzi ukunda cyangwa se unagufasha ibihangano bye bigufasha mu mizamukire yawe y'umuziki watangiye muri iyi minsi? Ubundi n'abahanzi urebye n'abahanzi babiri kongeraho indi twavuga nka worship ariko umuhanzi wa mbere n'ubitaga Taseti mu gihe cyashize muri gahunda ye naramukundaga bya sana muziki yakoraga icyo gihe ariko uko ugenda bwira uko ugenda bucya bwira bigenda bihinduka kugeza ubu Israel Mbonye niwe ari kumfasha mu iminsi niwe wabaye inspire muziki nkora ngira ngo abantu benshi basigaye bavuga ngo ndi murumuna wa Israel Mbonye nyine ubwo nanjye maze iminsi mbibona ku bitangazamakuru byinshi ugenda ujyaho abantu usanga mu makomenti ariko kantu barimo bashyiramo noneho n'uburyo ukoramo live performance yawe ubona zijya kumera nk'ize. Donc musique nibazakubaza mukorera muri studio zimwe, donc umuzi kuva ryari, umuzi ute, byaje biti? Israel Mbonye muzi agishorera ndirimbo ya mbere number 1 muri 2012 ubwo nabwo yaratangiye ibintu by'imiziki. Nagiye nkunda uburyo akora umuziki, ubwo Tasiye yaramaze gusa nkanjabukaho ngenda na Israel Mbonye yamaze gukora umuziki ugeze ku rwego numvaga muri je ntawukura mu matwi, numva koteri ntayikura mu matwi. Birangije Israel Mbonye agenda nzamo numva agenda mukunze, noneho ndavuga ati Israel Mbonye nshaka tuzavugana. Israel Mbonye ni muntu ki? Twaje kuganira rero ngenda mubwira ko namukunze kandi nshaka kumugenda inyuma, aranyemerera kugeza ubu ntireka turi no ku rubuga rumwe rwa All Gospel Today. Nisanze nanjye turi kumwe, birangira nanjye rero nkunda indirimbo akora. Aravuga ati impamvu rero nakunze zira ndirimbo akora bango ni ibintu bitakugora byo kwirwa wimuka ujya gukora video wimuka ngo hariya ni ibintu biba live bitavunanye by'umwimerere. Yes, mbona nabyo bigezo rero mpamvu nahise nkunda niyo worship yo muri USA bita Betel Music, bari indirimbo izwi cyane bita ngo Goodness of God. Nicyo cyatumye rero mbakunda bose bakora ibintu biri live, ibintu biryoshye, ibintu biri aho ngaho bidasaba kwimuka. Israel Mbonye rero kugeza ubu na Betel Music no bantu turi kumwe bambere inspire kugeza na none. Muri live music yawe mperuka kureba njya mbona abantu bishimye cyane kuririmba, ukabona indirimbo zamo barazisubiramo hafi y'amasare nka sare yose. Wareba ku ruhande rumwe ukabona buri wese mararirimba, wareba hirya ukabona buri wese mararirimba. Ndibaza biba byaraje biti barafashe umwanya wo kubanza kubigisha mu nsengero wabo, donc nuko baba barakunze umuziki bakawumva wenda by'umwihariko wasohora indirimbo bagahita bayikurikirana. Kandi ko nzi ko live yawe akenshi isohokana na audio, biza biterwa n'iki? Bafite aba bakers ndibamo mureba mu ma video, bafite aba bakers bamfasha abo ngabo turarepetana. Yego, noneho tugiye kuri live ushobora gutumira abantu ati muzaze tubane, aribyo nakubwiraga haruguru ndongera ndi batumire no kuri Munambeho TV, mukabatumira bakaza ubona indirimbo ziba zoroshye. Noneho uburyo indirimbo zandikamo ni ibintu bitagoye, n'uduce dutuye ku buryo niyo ndirimba rimwe itongera ukahita uyimenya. yego, niyo mpamvu rero ubona bamwe baba bazimenye bishimye, bita binyereka ko ari impano Imana yamishemo ishaka kungaragaza, umbwira abantu babwiriza ubwami bwiza. Binyereka ko rero niho banama motivation twagiye gukorana concert ya video live, bigatema ishusho nziza y'igihe kizaza cyanjye.
yego urakoze cyane rero Iyo porogaramu abatuka. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Ça c'est le dialogue, inspiration de la musique. Iyo porogaramu ikwata ku bayimbi n'imiziki ku Munambeho TV. Source de la vie intérieure. hanyuma nk'umuhanzi akenshi abantu bakurikira abahanzi bakunda kwibaza ngo umuhanzi wamutumiye niba bajya banagutumira baza kutubwira niba bishoboka wamutumiye niki kintu akunda kurya cyangwa se ifunguro niriye funguro afata kumva amerewe neza muri make akumva umunsi we umeze neza akaba yanatambutsa ubutumwa bwiza yishimye kuko najyaga numva umuhanuzi umwe ajya kuvuga ati umuhanuzi ye yariye neza uwo mugaburiye neza amufashe neza ubuhanuzi buramanuka hanura neza hanyuma ni iki wowe muri wowe wumva kiba ari kizima umuntu yagutegura ukumva bimeze neza ubundi buriya ibiryo cyose byo kunywa byose biba byiza tuzagira uwo nzasura cyangwa se uzantumira yabatetse imyumbati n'ibishyimbo ati ngo simbirya ndabirya gusa hari akantu kaba karengaho buriya nikundira utuntu tworoshye hari ukuntu uteka umuceri ukaworoshya n'agasosi kameze neza birengejeho ukuntu muri make kaba bifite agasosi kameze neza isosi yari yose yego ariko k'umuceri muri make ukunda umuceri yari yose ku muceri ariko biba byiza cyane urebye warenzaho n'amazi ibyo bintu biranezeza abantu bo mu burasirazuba ubundi tujya twakira kuri Munambeho TV bajya bakunda kutubwira ko bakunda igitoki nta muntu uva hano atavuze igitoki ubwo nayinteza amatwi ngo numve ko igitoki kiri buzemo igitoki twasanze ngo gikunda ababyeyi cyane aha rero birumvikana hanyuma murakoze cyane ariko hari imigambi ufite mu bihe biri imbere hari ibyo uri gutegura cyangwa uri guteganya mu minsi iri imbere urateganya gukora umuziki wawe mu ruhe rwego muri make batubwira hari indirimbo z'amawudiyo uteganya gukora hari video uteganya gukora hari ibiterane uteganya kwitabira niba hari naho ubifite ndetse uranaboneramo kutubwira gahunda uri guteganya y'igiterane kiri imbere uri budutumiremo hanyuma niba hari na album uteganya kuronshinga urateganya kuyironshinga ryari muri ubwo buryo ni karibu ntagire imiziki rero numvaga ntari kwiyumvisha mu buryo najya kuri stage nkaririmbira abantu kuko benshi baranumiraga nkababwira ati oya mwe muretse ntabwo ndatinyuka ndacyifitemo ubwoba. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Kaze muri Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Sobanuriza ku Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV ensuro y'obulamu. Bonero gusaba imbabazi n'abantu benshi nahakaniye barahari benshi nagiye makana se dufite konseri wazaje mbaga nifitemo ubwoba nkitinya ariko ubwo mperuka gukora indirimbo y'ubushize yarantinyuye nagira ngo mbone no kubabwira ati ubu noneho ndireti bambwire ndaza by'umwihariko ubwo nasabye imbabazi abantu nagiye makanira ko afite gahunda yo guperforminga ariko ubwo nakoraga iriya video live z'ubundi yatumye ntinyuka ndavuga ati noneho inyamakuru tujugana bati noneho Emmy arahari guperforminga mutumire nta kibazo ndaza mbonireho no kuba tumira ko mfite video live ndi gutegura live recording y'indirimbo 3 turi gukorera icyarimwe kugira ngo zimishurire gutegura igitaramo ufite mu mpera z'uyu mwaka. Ubwo muri make ni EP uri gutegura. Ndi gutegura igitaramo gikomeye mu mujyi wa Kigali ntabwo ndaguma mu Bugesera. Naza mu mujyi wa Kigali ndi gutegura igitaramo ndi kuvugana neza n'abandi bahanzi bakomeye bazaze bamfashe aba Israel Mbonyi turi kuvugana tuweho bishyire live bishyire ku mugaragaro tubwire turaza tugufashe
ni ibintu bitoroshye ariko ndi kubitegura gutyo. Iyo video live yo ndi kuyitegurira hano ni Nyamirambo. Ndaza gushyira hanze ku uyu munsi nimugoroba, ndashyira hanze fishi tumira abantu bose, ariko kirabera hano Nyamirambo mu kanya niwe naho mvuye. Ndi gutegura kugira ngo tuzabane, muzaze dutaramane, turimbe indirimbo, dusubiremo nazaze nifite tuzitaramane nta kibazo, turimbe n'izindi shyashya kugira ngo dusohore noneho abantu hanze babanze bazunge bazimenye, namara kuzimenya nikuri gitaramo no bazaze bazizi kugira ngo dutaramane bigende neza. Hanyuma uri guteganya kugikorera mu rusengero, ni muri sale, ni muri stade, binyuze bite kugira ngo abakudukurikiye wenda batari buze kubona ya fiche bahite bumva neza aho berekeza? Turaza gushyiraho na nimero yawe nyuma dusoza kugira ngo abantu bazagukurikire banazanaguhamagare kugira ubasobanurire by'umwihariko cyangwa se biruseho, ariko ni hehe kugira ngo abadukurikiye aka kanya bahite babimenya nabo? Ni Nyamirambo mvuye, nago ndemeza kuri fish neza urusengero, ariko ni mu rusengero ntago ari sale. Ni mu rusengero tuzategurira, urusengero rwiza cyane rwo ku Mwongere mwiza. Hanyuma ndaza gushyiraho afishi, ndaza gupostinga abantu bafollowinga Emmy, baraza kwibona na MUNAMBEHO TV, muraza kumfasha gupostinga kugira ngo abantu tubabwire hakiri kare kugira ngo bazaze. Kwinjira n'ubuntu, nagira ngo bimenyeshe abantu hakiri kare, tuzagira ngo twaciye amafaranga. Dushaka kwagura ubwami bw'Imana, nta kwishyuza, keretse ushaka gutera inkunga bisanzwe kuko kubitegura byo biba bigoye. N'inkunga bayitanga twitanga nk'umurimo w'Imana, reka ari umuntu ushaka gutera inkunga. Hasi turaza kubaha namba, turaza kubaha account kugira ngo uwashaka kudufasha yadufasha. Hanyuma wenda twe tuzaba duhari n'abandi batandukanye bazaza. Wabikivuzeho ko kwinjira ari ubuntu. MUNAMBEHO TV, kisima ya maji ya uzima. MUNAMBEHO TV, isoko y'ubugingo. MUNAMBEHO TV, liziba bomo ilibera. MUNAMBEHO TV, insula y'obulamu. Abantu benshi baba bazi ko igiterane giteguriwe muri uyu mujyi wa Kigali byinshi ari kwinjira amafaranga, ariko wa mugani wenda tutanabyirengagije biba bisaba ubushobozi bwinshi. Abadukurikiye kuri MUNAMBEHO TV namwe mugerageze mushyiremo inkunga yanyu na MUNAMBEHO TV, natwe turagerageza uko dushoboye. Hanyuma iya fiche nisohoka nayo tuzayibagaragariza abakunzi ba MUNAMBEHO TV kugira ngo barusheho kwitabira. Ariko hari akantu gato ngira ngo wongereho, itariki yaba yaramaze kugenwa bizabera, hazaba ari kwa kangahe, ni kuyihe tariki niba byaramaze gutegurwa? Itariki yagenwe nubwo tukiri kwisesengura neza, ariko byagenda ko itariki yemejwe neje bundi kuri 19. Hazaba ari kwa gatanu, imiryango izafungurwa saa 11 z'umugoroba. Muzaze kare kugira ngo dutarame hakiri kare kugira ngo tuzasoze kare, dusubire mu macumbi hakiri kare. Yego urakoze cyane. Hanyuma wenda abantu bagukurikiye gutya kuri MUNAMBEHO TV ariko bakavuga bati ese twebwe ko dushaka kumukurikirana by'umwihariko ibihangano byo dushobora kubisanga ku zihe mbuga nkoranyambaga? Muri make icyo nshaka kukubaza ni izihe mbuga nkoranyambaga ukoresha mu buzima bwa buri munsi abantu bashobora gusangaho ibihangano byawe? Ibihangano byanjye bya social media nkoresha ni nyinshi, ariko iyo rero usanga ari Emmy official. Twajya kuri YouTube ni Emmy official, Instagram Emmy official, Facebook ni Emmy official, TikTok Emmy official, Apple Music Emmy official, hose. Yego. Kuri Soundcraft ni ukuvuga ngo social media zose ni Emmy official, wajya ugahita umbona. Yego. Hanyuma harabifuza kuguhamagara, kugutumira mu biterane n'ibitaramo bitandukanye, bo bakubona kuyihe nimero? Ushobora kubukoresha kuri WhatsApp ndetse no guhamagarwa kugira ngo babe baguhamagara mufatanye umurimo w'Imana uvuga butumwa. Umwanya ni wawe karema. MUNAMBEHO TV, isoko y'ubugingo. Ibiganiro kuri MUNAMBEHO TV. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri MUNAMBEHO TV. Ça c'est l'inspiration de la musique sur la télévision MUNAMBEHO. Ene programu eyogera ku bayimbi ne Muzika ku MUNAMBEHO TV. By'umwihariko n'ubundi usibye no kuri YouTube nayishyizeho, benshi bakunda no kunyandikira mbashimira.
ari ukuntu umuntu akunda umuntu ariko akabura uburyo abimubwiraho. Ushobora kubyandika muri komite kuko uploading indirimbo ariko amarangamutima yose kuko ari sociable, iri burebwe n'abantu bose, ari public, akaba ashaka kukubwira wenyine. Niba umuntu ashyizeho iyo nimero kuri YouTube ariko by'umwihariko wenda abantu batari ngombwa kwirirwa bajyaho, ntabwo ntinya kuyitanga. Ni 078 078 umunani nanone 8 65 25 bakaba bahamagaye umuhanzi wacu twakiriye uyu munsi Emmy, baba bashaka ko bafatanya umurimo w'ivugabutumwa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, n'abashaka kunyuzaho inkunga ndibaza iri muri momo. Yego muri momo rwose. Yego biremewe buri wese rero uko ashoboye akagushyigikira kugira ngo ivugabutumwa ryawe ndetse n'iry'abandi ariko binyujijwe muri wowe birushaho kwaguka, umurimo w'Imana wamamare hose hirya no hino ku isi. Hanyuma rero reka dushimire abantu bose badukurikira kuri Munambeho TV ndetse n'abakurikira Emmy official ku mbuga ze nkoranyambaga badukurikiye muri iki kiganiro, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha ku bw'iki kiganiro mwamukurikiye ndetse n'ababa bari kugitera inkunga bari hirya no hino batandukanye. Twongere dusuhuze abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko nibo badukurikira ku bwinshi, hanyuma abari muri Canada, abari mu Burayi, abari muri Australia, muri Aziya, bose turababona, hanyuma n'abari muri Afurika rero by'umwihariko muri East Africa ndetse n'andi hatandukanye nko muri South Africa nabo turababona ko badukurikiye ari benshi. Imana akomeze kubaha umugisha. Hanyuma rero umuhanzi wacu reka tugarutse gato, abantu badukurikiye bifuje ko waturirimbira imwe mu ndirimbo zawe bakunze cyane. Hari indirimbo muri iyi minsi nawe urayizi, nanjye ngira ngo njya nkwandikira ku mbuga zitandukanye kugira ngo uyu muziki ni sawa, ari nanjye bajya banyandikira, ari nayo mpamvu twagutumiye, bakunze ibihangano byawe bambwira bati iyi ndirimbo by'umwihariko, njye nyumva bwa mbere ntarakubona wenda ku mashusho, nyumva ari audio nabanje kugira ngo ni Israel mbonye ndi kumva, ngira amatsiko yo kumenya iyo ndirimbo. Hari urubuga rundi rw'umuhanzi bita Vumiriya, ngira ngo tujya turuhuriraho, uraruzi. Hari umuntu wabonye washyizeho indirimbo yawe by'umwihariko ahita aca mu gikaranyandikira ati ariko uyu muntu apfana iki na Israel mbonye, uyu muziki awukorera hehe? Niyo mpamvu nakubazaga ngo ese mukorera muri studio zimwe, kuko mva bisoundinga mu buryo bumwe, none wajya no kureba live performance yayo ukabona bikoze muri bwa buryo, wabona uburyo abantu bishimyemo, wabona uburyo abantu bose bari kuririmba wagira ngo baritoje, ukabona nyine biteye n'ishyaka. Hanyuma iyo ndirimbo yitegurire uze kuyituririmbira, abadukurikiye baze kukubona no kugukurikira uri muri studio za Munambeho TV, kuko hari abadahita babona umwanya wo kujya kuri social media zindi. Imana iduhana umugisha, ni karibu. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Kaze kuri Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Sobanuriza ku Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV ensuro y'obulamu. Hanyuma rero ku bakurikiye Munambeho TV, turi kumwe n'umunyamakuru wacu kwimenyereza itangazamakuru kuri Munambeho TV. Twagira ngo ibibazo bisigaye atubarize umuhanzi wacu bimwe mu byo yateguye cyangwa yateganyije kuri uyu munsi, kugira ngo abadukurikiye nabo barusheho kubimenya ndetse banamenya amakuru arambuye by'umwihariko ku muhanzi wacu w'uyu munsi Emmy. Umwanya ni uwanyu, ni karibu. Yego, bwana Emmy, nakumvishije umuntu watangiye ubuhanzi bwawe, imyaka watangiriye yose nabyumvise byose. Ikibazo nari mfite kubaza, nanjye ukuntu ngana gutya naba umuhanzi koko bigakunda ku myaka yanjye ngezemo? Imana igiganira n'abantu kenshi, iyo gusezeranyije ngo nzagwa imodoka uhita uyibona ku kanya, ntabwo ushobora kwibona ku kanya, ariko igihe kiba kizaza bigasohora. Naho rero nimba waravuganye n'Imana, yesi birashoboka, unashaje birakunda, ugeze mu zabukuru uraririmba, kugira ngo ujye ubona tugiye muri abarimba sekira tukabamakanya gabuto bararirimba,
aba baje ari bashyashya harimo bita igisupusupu arashaje ngira ngo urabizi araririmba maybe biremewe rwose birakunda upfa kuba ufite impano cyangwa se waravuye n'imana igihe kigeze bose birakunda waba umuhanzi nawe waririmba ahubwo courage tuguhaye ikaze mu bahanzi. murakoze cyane ariko se none ikurikiyeho imbogamizi ziba mu guhanga nyine indirimbo nta mbogamizi muba muhura nazo? Imbogamizi zo ntizabura kuko kwandika indirimbo biravuna my friend, biravuna. Noneho wajya muri studio noneho uririmba bimwe byanga bigororoka byanga bisaba ko indirimbo yihorera ukazagaruka ejo kongera biravuna. Iyo niyo mbogamizi ya mbere, ariko iyo wavuganye n'Imana byo mbwira, iyo wavuganye n'Imana ukabuza icyo ukora, iyo Imana ukawiyumvamo ukabuza ikintu uri gukora icyo ari cyo, bigeraho bikoroha. Izindi mbogamizi icyo zibaho ni ubushobozi. Hari igihe uvuga nshaka gukora video nziza cyane, nshaka gukora indirimbo nziza cyane, ariko nta bushobozi ufite. Cyane cyane rero ubushobozi bw'amafaranga bujya bubura, ariko buri imbere cyane tuba dukeneye n'ubw'amasengesho. Inkunga iruta izindi tuba dukeneye ku ba followers ba Emmy, mujye mudusengera, mudufashe, mudusengere kugira ngo ibintu bijye bigenda neza, natusohora indirimbo zimeze neza. Yego, ubwo nanjye ngize ikibazo. Indirimbo zawe zose, imiziki uri gutegura ndetse n'imaze gukora, ni wowe wiyandikira cyangwa ufite abandi bantu bagufasha mu myandikire y'indirimbo? Indirimbo hafi ya zose nijye uzandika, usibye kwandika indirimbo yarangira ukayiha zarembona ubwe dukorana kugufasha. Usibye ko no mu minsi turi gukorana n'uwo bita Dani Mutabazi, nibagiye kumuvuga kare. Dani Mutabazi uramuzi ko mu minsi ari gufasha abahanzi benshi, ubona ba Fest na Dorcas, nanjye mu minsi turi ari kumfasha n'izo ndirimbo. Ibiganiro kuri Munambeho TV. Eneye programu Olwatuka. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Ça c'est l'inspiration de la musique sur la télévision Munambeho. Eneye programu ikwata ku bayimbi ne music. Hanyuma nari ndimo nibaza, indirimbo zawe ni wowe uziyandikira cyangwa hari abandi bantu bakwandikira bagufasha mu myandikire? Izo umaze gukora zose, haba zarangiye ndetse n'iziri gutegura, uratubwira muri make ni kariho. Indirimbo ni jewe njya iyo ndi nko kugenda mu muhanda nkumva a topic njemo nshaka kuvuga ati ndara abantu ndi kwifuriza ubwami bwiza bakwiye kubamo, binzamo ariko nkandika, ariko sijewe zirangiza. Kunavuye ko mfite rebo zigenda zimfasha muri byose by'umwihariko. Ariko mu minsi ndi gukorana n'umuhanzi bita Dani Mutabazi, muramuzi. Mu minsi na ari no gufasha Vestina na Dorcas. Mu minsi niyo turi gukorana mu izi ndirimbo, ngiye gukora live recording, niwe wamfashije kuzandika indirimbo zimeze neza, indirimbo ziryoshye. None abantu barebye ubwami bwiza ndabakumbuza. Izo ndirimbo zindi ziri inyuma ziraryoshye kurushaho, muzazikunda cyane ndabizi. Hanyuma ni bande donc tubwira indirimbo, amazina y'indirimbo zawe ziri ku macano yawe cyangwa se ku mbuga zawe, kugira ngo nk'umuntu udashobora kuza gusacinga wenda Emmy official ashobora kujyaho akabona ntibije vuba, yandika iyo ndirimbo kugira ngo ayibone vuba. Yes, ari ahere ku ya mbere yitwa Nihe Tuzaba. Niho Tuzaba by Emmy. Ariyo true story nakubwiye nahereyo. Hakurikiraho yitwa Twarugururiwe, ndi mu mashimwe nshimira Imana yuko aho nari ndipfungiye n'ugururiwe. Indi ya gatatu ni Ubwami Bwiza, ariyo meruka gusohora mu minsi ishize, indirimbo abantu bari gukunda cyane. Ubwami Bwiza by Searching by Emmy rwose. Cyandika Ubwami Bwiza byonyine bitiza. Hanyuma Ubwami Bwiza wayikoreye muri studio, n'uwo mu producer gufashije mu kwitunganya. Producer uri kumfasha cyane bita Marite, akorera studio iri hariya Kinyinya. Niyo nkora, ariko by'umwihariko siwe n'ubundi uyirangiza. Ndi ubundi igiye nkorana na Bobo. Niyo mpamvu wumva indirimbo iri mastering imigisinze neza. Indirimbo irangizwa na Bobo Pro, urabizi ko ari nawe akora n'izi za Sekira Music, akora na ba Element. Turamuzi cyane muri Sekira. Niwe rero gospel yanjye niwe uyirangiza, uyigira neza, umva amajwi basohotse ameze neza. Bobo Pro navuga ko nyirizina rero nkora indirimbo neza. Yes.
Yego rero wakoze cyane kwitabira ubutumire kuri Munambeho TV, ariko hari umuntu twifuza kuzatuzanira mu kiganiro, intare y'ingore. Intare y'ingore abantu baramukunda cyane, twese turamuzi, twaramumenye kuva kera tukiri batoya, twagiye tubona na filime yagiye akida. Hanyuma rero ubutaha ni karibu n'intare y'ingore kuri studio za Munambeho TV. Ubutaha tuzazana uriya no mu mama wanjye nkunda cyane, ntabwo ajya atuzugura umubyeyi ngo gutya na gutya, buriya no mu mavideo menshi nubwo ntiwashishoza mubonemo, ariko abarimo ntabwo ndagusigara. Uriya ni umuterankunga wanjye ukomeye nawe, nabyumve ko nabona iyi televiziyo yuko namushushe ntamwibagiwe. Twari igihe ajya agira nk'urugendo akajya nk'i Burundi, bati se waje tukajyana gupavuminga i Burundi, nkabwira ati rero ndakitinya ntabwo ndemera umuhamagaro kuwushyira ku mugaragaro, ariko ndizere ko noneho ubutaha yongera kumbwira ntabwo nzanga kandi abyumve turi kumwe. Yego murakoze cyane rero. Hanyuma abakurikiye Munambeho TV, aha dukorera akenshi ni kuri Saint Vincent Paroti Academy nk'uko mubizi. Hanyuma dushishikariza ababyeyi kuharerera kuko bigisha neza mu ndimi zose, by'umwihariko igifaransa nicyo biga mu masomo yose. Bakoresha n'ururimi rw'icyongereza barwiga nk'ururimi, hanyuma biga ururimi rw'igiswahili, ikinyarwanda ndetse n'izindi. Ni karibu rero, kandi biga ku buryo bwiza bugezweho butuma abana babasha kuvuga ndetse no gukoresha indimi zitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Tuzongera rero, tuzasubira ubutaha, kandi mwakoze cyane kudukurikira. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao. Eno program abatuka. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Ça c'est le dialogue, inspiration de la musique. Eno program ekwata ku bayimbi n'imuziki ku Munambeho TV. Ça c'est de la vie éternelle. Nabonye abami batanga, mbona ingoma nyinshi zisimburana, ndetse n'abakomeye bo mu isi barapfa baribagirana, ariko ingoma ya Yesu iyo ntizahanguka namba. Isi yose yahinze umushyitsi, ubwira kabiri utaha igorogota. Yesu utarigeze icyaha arabamba, maze dukingurirwa amarembo, amarembo, amarembo y'ubwo bwami. Hari ubwami bwiza twasezeranijwe, ubwo bwami tuzabugeramo. Uhumure mwitegure, amakamba yarateguwe. Yaduhaye urwandiko ngo twitegure, aduha na Mwuka Wera ngo atuyobore. Muhumure ahatujyana arahazi, kuko n'umuyobozi utayobya. Wowe senga kandi wizere, udashidikanya
tuzataha ubwo bwami twateguriwe na nyir'ubwo bwami. Hari ubwami bwiza twasezeranijwe, ubwo bwami tuzabugeramo. Uhumure witegure, amakamba yarateguwe. Amahirwe nshuti ufite nuko wamumenye, ngaho mukomere nawe ntazaguhana. Yakumenya ukiri urusoro, agukunda utaramumenya. Ni umwami ni umukiza, niwe mushumba mwiza wo kwizerwa. Ni umwami ni umukiza, niwe mushumba mwiza wo kwizerwa. Niwe mushumba mwiza wo kwizerwa. Niwe mushumba mwiza wo kwizerwa. Hari ubwami bwiza twasezeranijwe, ubwo bwami tuzabugeramo. Muhumure witegure, amakamba yarateguwe. Hari ubwami bwiza twasezeranijwe, ubwo bwami tuzabugeramo. Abizera mbese bitegure, amakamba Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Ibiganiro kuri Munambeho TV. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Ça c'est l'inspiration de la musique sur la télévision Munambeho. Ene programu eyogera ku bayimbi ne music ku Munambeho TV. Steve on the beat. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho
Hello guys, ni Emmy Muhanzi mukunda. Nagira ngo murabizi ko indirimbo zimbaza Imana zikanaga n'Imana. Ndi gushaka rero kubatumira mu gitaramo mfite cya video ya shooting live recording. Nagira ngo batumire mwese muzaze dutarame. Dore ni hano ntabwo ari kure, ni hano kuri sale y'umurenge wa Nyamirambo. Hano rwose uhageze wahita uhageze aho ngaho ntabwo ari kure rero. Ejo bundi kuwa gatanu ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere muzaze dutaramane saa 11, imiryango izaba ifunguye. Muzaze dutaramane kare, dusoze kare, tunatahe kare, ibintu bimere neza. Ndabasuhuje by'umwihariko, mbifurije imigisha myinshi mu mwaka, muzagira ishya n'ihirwe. Hanyuma kandi mukomeze gukurikira ibihangano byanjye, ndizi neza ko mukunda kandi cyane mushyikiranya mbibona. Mukomeze rero muzaze tunataramane live. Imana ibamugisha. Teneye porogaramu abatuka. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri MUNAMBEHO TV. Ça c'est le dialogue, inspiration de la musique. Teneye porogaramu ikwata ku bayimbi n'imiziki ku MUNAMBEHO TV. Source de la vie éternelle. Kisima ya maji ya uzima. MUNAMBEHO TV, isoko y'ubugingo. MUNAMBEHO TV, lisiba bomoi libera. MUNAMBEHO TV, ensulo y'obulamu. Hello guys, ni Emmy Muhanzi uri indirimbo ziramye zigahimbaza Imana. Ndabatumiye muri video live shooting mfite ejo bundi kuwa gatanu ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere hano muri sale y'umurenge wa Nyamirambo. Muzaze dutaramane saa 11, imiryango izaba ifunguye kugeza igihe tuzarangiriza hakiri kare. Mwebwe muzaze kare saa 11, imiryango izaba ikinguye. Muzaze dutaramane mu muhanzi mukunda Emmy. Ndizera ko ibintu bizagenda neza. Muzaze kabisa dutarame, tuzabyina, muzaze mumeze neza. Siko bizagenda neza, dusoze kare kugira ngo dusubire mu macumbi kare. Imana ibamugisha, nziko tuzaba turi kumwe. Murakoze.
Munambeho TV isoko y'ubugingo. Ibiganiro kuri Munambeho TV. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Ça c'est l'inspiration de la musique sur la télévision Munambeho. Ene programu eyogera ku bayimbi ne music ku Munambeho TV. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Kaze kuri Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Tubaniriza ku Munambeho. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV ensuro y'obulamu. Munambeho TV kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV liziba bomo ilibera. Munambeho TV ensuro y'obulamu. Ibiganiro kuri Munambeho TV. Ene programu olwatuuka. Iki ni ikiganiro Injyana na Muzika kuri Munambeho TV. Ça c'est l'inspiration de la musique sur la télévision Munambeho. Ene programu ekwata ku bayimbi ne music. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV.